Iyi hoteli yafunguwe n'umukuru w'igihugu iri ku rwego rw'inyenyeri enye, ikaba yarubatswe n'abashoramari b'abanyarwanda, akaba ari naho umukuru w'igihugu ahera ashimira abashoramari bahisemo gushora imari yabo muri uru rwego rw'amahoteli. Ntabwo ari ugushora imari gusa kubera inyungu mwashakaga zindi, ariko bifitanye isano nuko ni n'igihugu mwubakaga. Ishoramari mwakoze muri hoteli irajya muri iyo nzira yo kubaka bijyanye nanone icyo twifuzaga. Iyo RPF ijya kubaho ijya no gukora ibyakoze kugira ngo abanyarwanda bose bishimire igihugu barimo kandi bubatse. Umushoramari Mugisha Joseph wagize uruhare mu kubaka iyi hoteli yavuze ko kubaka hoteli byagezweho kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu, bityo bakazaharanira kuzamura serivisi nziza ku babagana. Your Excellency, thank you for taking time off your very busy schedule to honor this occasion with your presence. Nyakubahwa, wakoze kuba wafashe umwanya wawe ukaboneka hano. Ni ikimenyetso cyo gushyigikira urwego rw'abikorera. Igitekerezo nk'iki kiva mu cyerekezo cyashyizweho nawe nyakubahwa cyo kubaka ubukungu bushingiye ku gutanga serivisi z'ubukerarugendo. Biragaragara ko icyo gitekerezo mwagize cyatanze umusaruro nk'uko u Rwanda rusigaye ari igicumbi cy'ubukerarugendo n'inama zitandukanye zihabera. And Rwanda is becoming an important tourist destination and a host of numerous conferences. Hotel Parkin ikimara kuzura, imicungire yayo yahise yegurirwa Radisson, sosiyete mpuzamahanga izobereye mu gucunga amahoteli hirya no hino ku isi. William Mikintre, umuyobozi uhagarariye ibikorwa bya Radisson mu karere no mu majyepfo ya Afurika, yavuze ko bazakora uko bashoboye iyi hoteli igatanga serivisi ku rwego mpuzamahanga. It has so much to offer its guests, from the vibrant all-day dining restaurant, live-in room. Hari byinshi byo kwakiriza abashyitsi birimo restaurant, ibyumba byo kuraramo n'ibyumba bitandukanye byo gukoreramo inama, night club. Nekereza ko muri bwishimire uyu munsi no mu bihe bizaza. Dufite kandi Radisson Blue na Convention Center. Twe rero nka Carlson Resida twishimiye umubano ukomeje n'igihugu cyiza cy'u Rwanda. We are very pleased to continue our relationship with the great country of Rwanda. Perezida wa Repubulika yasabye kandi abashoramari b'abanyarwanda gukomeza gushora imari yabo mu Rwanda kugira ngo iterambere ry'igihugu rikomeze kwihuta. Nkashimira n'abandi banyarwanda bari muri iyo nzira yo gushora imari yabo, yo gufata umwanya bakakora ibibagirira inyungu ariko bigirira inyungu igihugu. Ishoramari nk'iri y'abanyagihugu mu gihugu cyabo bituma ubukungu bukomera. Iyi Hotel Parkin by Radisson itashywe ku mugaragaro ni hoteli imaze guha akazi abantu 190. Muri abo bantu 190 bose bamaze kubona akazi muri iyi hoteli 179 n'abanyarwanda. Ni mu gihe kandi ahangaha muri iyi hoteli abantu bazajya bahagemura ibicuruzwa bitandukanye, bityo nabo bakabona ku mafaranga. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.